Papa. Niriwe nyine ntabwo ndeba. Ngo utangiye kumbwira nawe. Umva rero muhiki twumvikana. Dore umaze iminsi utazana kashi zo guhaza ihagije. Niba uyu munsi ntayuzanye, wibwiriza usubire iyo wireba kugaburengeye nta kintu twavugana. Ikoze bwo nibyo ubonye byo kunyakiriza. Amaje makuru yuko niriwe ahubwo utangiye kunyuka inabi gusa. Igihe utahashye, igihe utazanye kashi zihagije. Nturi umugabo wanjye, ubwo ufite iyo yajyanye mu nda zawe. Ntumba umugabo wawe iyo mfite amafaranga gusa. Washatse umugabo se cyangwa washatse amafaranga? Imbere w'intera icyugazi. Ariko wabaye uti birandenze pe. Ntukinyumva, ntukimfurira, wanyirukanye mu cyumba, ndarangiye nyine, usuzuguza abana, ariko ubundi nkifite akazi nkifite amafaranga ko twari tubanye neza. Nakubwiye ngo mva mu maso. Ntago wumva ikinyarwanda. Tugakemura ikibazo cyacu twicaye hamwe, ahubwo uranyuka inabi. Genda usubire mu ndaya zawe. Ngendere, mbere ko nabona amahoro mawe. Ca, ibyo so ntako ngakwita nabi koko. Izina ryawe ntibihuye n'ukuri n'ukusa. Ariko se nagirana. Ubwo niwo musaraba wanjye nyine. Bisi we. Genda ufate ibido ujye kuzana amazi. Ariko utaragenda, Fete na Berita arabari. Muze mbabwire. Bana banje rero. Murabona ko sasigaye yarigize nabi. Dore nta kiba mu rugo yirirwa agenda. Ubu hasigaye n'ukuzajya azarwana. Nimwumva se cyangwa mukabona mbahamagaye. Muzaze mumfashe twirwaneho. Yego mama. Nese mama, papa inzara ntimwica ko yagiye atariye. Mama, papa yagiye. Umva kanako. Ceceka, wowe uracyari umwana ntabwo uzi ibyo ari byo. Buri wese ajye mu byo namubwiye. Hano imbere ukumva ukuntu harushye. Asimana undi wari ni ibisusu arahari. Kamera gutera ava Imbere hakunaniye kubona amasaha atagiye. Dore uko basa. Yemwe basha. Udateruye. Ayo muhembwa muzikora amafaranga cyane amabuye. Iyo mikino murimo ni ibiki? Niba utari guterura. Ngiye kandi ndabakata ibyo mwigira byose. Ibyo mwigira byose ndabakata. Muterure wa. Baje bose. Yemwe basha. Aka kazi nabahaye nimutakarangiza ntago muhembwa. Nta mwana mu kazi. Mwizanye ntago ari njye wabakwiwanye. Murumva? Yego bose. bagukata. Bini bikiri gukora. Urakoresha abana bangana barya koko? Ese ko banyatsa akazi? Hani isoni ufite ntago uzi ko gukoresha abana bato bihanirwa n'amategeko. Ariko bansabye akazi. Nawe w'umuyobozi nari nizeye koko. Ni ibingi buri gukora. Urabizi n'ikindi? None hanga ngusange ku kagari tugira ibyo tuvuganaho. Nyabazi rwose mu mbabari. Kandi nutajyayo. Ayinya. Nyabazi rwose mu mbabari. Uraza guhanwa n'amategeko arenze aya ngaya. Basha mwegere hano gato. Niko. Kubera iki mukora imirimo imeze gutya no kwera? Mana papa bivuga barwana ntago bakigira ibyo dukeneye byose ndetse niyo turiye ntago duhaga. Hariyo mufite imyaka ingahe? Yewe mfite 13 n'igice. 13 n'igice. Wowe 15. Murumva ko mutarakwiza imyaka yo gukora. Maze rero ikibazo cyanyu nacyumvise. Ubu none hanga mutahe mugende mukoresha uko mushoboye ntimuzongere gukora imirimo nk'ingiye. Kandi ikibazo cyanyu turagikurikirana ntimugire ikibazo. Giye kugikemura.
mugende mujye no mu ishuri kandi mukomeze n'amasomo yanyu. ariko se muhire ano matafari yawe wameza amatafari nyine ntabwo se bose yamaye kumamusanga arahari se ntawe uhari gusa yambwiye ko turi buvugane. we nyine narayarangije nashakaga amafaranga ntawe kuko yambwiye ko ntacyo muzavugana n'amatafari atumye ngo uyanure ngo uyanure atuma nese bose ko twavanye ko nyabumba hanyuma kampemba ibyo byo kuyumisha twarabivuganye nese niko yakubwiye. aha no matafari yose yaje arayareba abona ukuntu nta byatsi birimo ari kumeneka yavuze ko nta kintu muravugana rero ari ukubanza ukayumisha ukayanura kuko dore wanabumbye n'abari kumeneka. nyine kumeneka nuko atangiye kumva nese ibyatsi sigiye ibyatsi birimo nese nturi kubireba nta kundi arega nanjye niko bambwiye ntacyo narenzaho uzabona amafaranga ariko wayanuye akavugana akakwishyura. bose nawe rwose nese uko nashaka amafaranga ubu ndabaho gute nta kundi nyine uraba wihanganye. reba uko wangenza ntibura undebere makeya ibindi tuzabyivuganira. ntako nakugenza kandi ariko bavuze cyokora ndapfa kuguha makeya kubera ko utarangije akazi bari baguhaye amatafari ntiwayanuye kandi akayambwiye ngo muzavugana ari uko yumye wayanuye ndaba nguhaye aya 500 aba ariyo ubujyanye nduzayafata ariko wayanuye. ya mpano ndapfa kwegera nese nagirana nta kundi ni ukuba wihanganye ukabukoresha. ntacyo mwirirwe ntacyo ubwo sawa. nzagaruka ejo aha. wiriwe neza mugore mwiza kandi nkunda Innocent. ibyo bigambo si uvuze wabishyira mu nkono ukabirya. ahangaha hari amafaranga nari mbonye nubwo ari makeya ariko niba yaguha icyo cy'ubugari akira urebe ko hari icyo mwahaha. 500 gusa. yego ni makeya ariko yaguze icyo cy'ubugari nibura abana babona icyo barya. ubwo ayandi yasigaye zandayazawe fata ubwo busa nawe ujyane ujye kubuhahisha icyo kiro cy'ubugari nta n'isoni ugatinyuka urankubise ntabwo ukuri ko kuganzwa bavuze ko ntabwo urabibona ariko reka nkwereke unangiye kubera ko ndi umugabo mu rugo Zibeshe. nanjye nkukosoresha reka ni nkukosore nanjye nkwerekesha abaturage muri aho uraho neza. bashimiye ko mwitabiriye inama yacu nk'uko mubizi rero twari twababwiye ko turaba dufite umushyitsi muri iyi nama nyakubahwa executive tubahaye ikaze mwabwira abaturage icyo mwari mwaduteganyirije murakoze. muri aho baturage beza ndabona rwose mwabukereye nimwiha amashyi. ngira ngo rero nk'uko bari babibamenyesheje ko ndi buze kubonana namwe hari ibintu bibiri ngira ngo tuganireho. ngira ngo duhere ku kibazo
cy'abana bakoreshwa imirimo bataruzuza imyaka y'ubukure. Ni ikibazo kiri hanze aha ngaha kandi kikomereye igihugu cyacu. Ntabwo byemewe gukoresha umwana uri munsi y'imyaka 18 cyangwa se 16, ndetse niyo yakoreshwa biba ngombwa ko amafaranga bikwa n'ababyeyi babo. Mwari mubizi? Umuntu wese ukoresha umwana nk'uwo nguwo ahanwa n'amategeko. Kirazira kikaziririzwa amategeko ahana umuntu wese ukoresha umwana nk'uwo nguwo. Nagira ngo mbabwire rero ibi mubizirikane, ejo hatazagira ugwa mu ikosa agahanwa n'amategeko. Kandi rega kenshi abana nk'aba ngabo bakunze kuba ari babandi bataye amashuri, kandi tuba tugomba kubasigasira tukabafasha bakabanza bakarangiza amashuri yabo. Kirumvikanye ngicyo? Reka tujye ku kibazo cya kabiri. Ni ikibazo cyatanzwe na Muhigi. Muhigi niwe watanze ikirego cyawe. Nagira ngo uhaguruke uhagarare hano udusobanurire ikibazo cyawe uko kimeze. Urakoze cyane. Murakoze umuyobozi. Nkuko mwari mubivuze, nitwa Muhigi Pasi. Ikibazo cyanjye rero nagiranye amakimbirane n'umugore mu minsi ishize. Yego mu mibanire yacu harimo akantu k'agatotsi, ariko no mu minsi ishize byarushijeho. Yagize cya arankubita, anteza n'abana barahondagura. Ngubu rwose imbavu n'ubushye barakubise barahondagura ahantu hose. Nagiye no kwa muganga ngubu ndi kubinini. None rero igitumye ngiye ntanga ikibazo mu nama, ubundi biteye isoni ku muntu w'umugabo ari bujya kurega umugore ko yamukubise cyangwa yamuhohoteye. Yakaba yari wundega uvuga ko twajyanye ubwumvikane mu cyaha twajyanye ikibazo, ariko aho kugira ngo azanyice cyangwa mwice twarwanye, nahisemo gufata umwanzuro umeze gutya. Ngewe ndigendeye ndumusizemo aho kugira ngo hazaga umuntu. Ngewe nafashe umwanzuro wo kurumusigamo nk'igendera. Rwose ngewe ndahukanye, nuka tubivuye gutyo, ngewe ndahukanye. Rwose narusigaremo, mbikoze kugira ngo atazajya kunega ko nataye urugo. Ngewe mbivuze rwose mu nteko nk'ingi rusange mwese mu byumva. Ikibazo cyanjye ni icyo ngicyo. Baturage abandi murabivugaho iki? Murakoze. Uyu mama wacu gahunda y'uburinganire yayumvisha nabi, asigaye asuzugura no mugabo cyane, tukabibona natwe. Nagerageze yisubireho n'ukuri. Murakoze. Ibyo ndabyumvise. Hari undi wongeraho ikindi? Ngewe hari icyo nabivugaho. Muri uyu mudugudu wacu nko tubizi, uyu mugore wa Muhigi niwe uhora mwiyenzaho buri gihe. Umuhigi ntabwo ari we wenza umugore nkuko tubizi. Uyu mugore ahubwo we sinzi ikindi abashaka, nagafata Muhigi nk'umugabo we. Nge numva kugira ngo birwe barwana bagakwiye kwicara bakajya inama, bakiga ingamba zabateza imbere kugira ngo birwe barwana baryana nta kintu na kimwe bageraho. Bakagombye kwicara ubwabo bakaganira ibibazo bafitanye akabikemura aho kugira ngo batandukane. Maze kumva ibitekerezo byanyu mwese. Niko mada, yubona ujujubye umugabo wawe kugeza ubwo afata umwanzuro wo kuza kukurega, wumva nta kibazo ufite? Ndi kukubaza, reba nk'ubu ngubu wowe yubona ugeraho umukubita harya da, waramukubise kuko wamurushije ingufu cyangwa nuko yakubahiye kuri mama w'abana be? Nagira nkubwire ngo wisubireho. Aha mu nteko hose ntabwo wumva ko abantu bose ari we bari gushinja, urumva atari wowe ufite ikibazo? Mada, ukwiye kwisubiraho. Ndasaba ijambo. Wari ukwiye kuryimwa, ariko ubwo uri mu nteko y'abaturage reka turiguye twumve icyo wongeraho. Mumbabarire kuba narasuzuguye umugabo wanjye nkanamusuzuguza mu bandi bagabo. Mbabarira sinzongera. Bose umuyobozi namwe bantu mwese muri hano, umugore ndamuzi, tumaranye imyaka 18. Uyu ndamuzi cyane, ntabwo yapfa kuva ku izima. Imbabazi ndazimuhaye,
ariko ntabwo mbyizeye neza ndaza kubyizera nitugera mu cyumba cyacu twongeye kuganira neza buriya n'ibindi bizaza ni byiza rwose mugende rwose mwiyunge mukore mutere imbere naho iby'amatiku muyareke rwose ndashaka ko muzagaruka rwose muduha ubuhamya bw'iterambere mwagezeho yego muyobozi baturage rero nagira ngo muhaguruke dusoze inama yacu mwakoze cyane kwitabira rwose muri abantu b'intangarugero hanyuma baturage rero nk'uko dusanzwe tubigenza mu ndamukanyo yacu no mu nsezero yacu mugire amahoro ngororane ubumwe n'ubwiyunge mugire amahoro ngororane ubumwe n'ubwiyunge murakoze cyane